Fisto prestation mbere ya byose. Merci. Hanyuma match ya mbere yawe mu ikipe ya Rayon Sport tsinzemo igitego ni match ageze gute byakiregetse. Match ya mbere muri Rayon Sport yari match umuntu wese yaje kureba Rayon Sport y'ubu itangiye ite kubonamo igitego rero ni ikintu gishimishije byerekana ko ukuntu twakinnye ni byiza ubona ko ari ikizere birashimishije. Hanyuma Fisto icyemezo cyo gusinyira Rayon Sport nyuma yuko wari uri mu ikipe ya AS Kigali urugendo rwawe n'icyemezo cyaje gute hanyuma utubwira amasezerano yawe n'iki ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabasabye. Muri AS Kigali amasezerano yararangiye birumvikana mu amasezerano arangiye ku mukinnyi ababonana n'ama equipe menshi iyo bashije kumvikana niyo asinyira Rayon Sport yaraje iranganiriza bigenda neza basha kuyisinyira. Urebye ama equipe muhanganye ndavuga ikipe nka APR ikipe nka Polisi uburyo zihagaze ku isoko uburyo ziri kwinjiza n'abakinnyi mubona ari ikipe muzahangana cyane ko ikipe ya Rayon Sport ikumbuye igikombe muri tayari gushimisha abakunzi bayo muki. Nibyo navuga ko Rayon Sport ni equipe nkuru ni equipe y'ibikombe navuga ko mbere na mbere ngeza muri champion ishaka igikombe ubu natwe target yacu ni igikombe nta bindi tuzakora ibishoboka byose duharanira dushaka igikombe kuvuga ngo equipe arakomeye nibyo ariko natwe turakomeye. Rayon Sport ni ikipe ishaka igikombe ndetse no ku mwanya wa ukina hariho abakinnyi benshi harimo n'abafite ubunararibonye muri APR wamazemo umwaka umwe ntabwo wabashije kubona umwanya uhoraho ushobora ikipe y'abafana benshi n'icyo ugiye gukora kugira ngo wigarurire umwanya. Navuga ko nta kintu kinini ngiye gukora ibyo nari nsanzwe nkora kuvuga ngo nabakinnyi beza nahindi umukinnyi mwiza nabakitwe twese turabakinnyi tuzakora uwo mutoza azashima bitewe n'amahitamo niwe uzakina. Nabonye hagurutse abakunzi ba Rayon Sport ati muhaguruke mufanye uburyo bakwakiriye uburyo bakwikirije ibyo byasize ku mutima wawe. Ni ibyishimo mbere na mbere kuza muri match ya mbere ugatsinda igitego ubona ko Imana ibabikoze hari ikizere ubutanga bigaragaza ko ukuntu twabonye mu mikino twakinnye sinavuga ku giti cyanjye ko nakinanye na bagenzi banjye ubona ko nyine tugomba kubahagurutsa kubera ko ari icyo tubereka hari icyo batubonamo ejo hazaza. Gukina na Haruna ugakina na Keve abakinnyi bakuru bafite experience ndetse n'abandi byose challenge n'ibyo ahubwo ni ikintu cyiza gukina n'abakuru banjye gukina n'abantu wenda wakuze ufana ni byiza kuko hari byinshi bigiraho cyane cyane hari byinshi ubasha kuko wowe ugifite aho ushaka kugera wenda bageze hari kinini bigiraho kugira ngo uzagere hahandi bari cyangwa unaharenge. qu'on a fait très bien.
urabona barageraga barimo barakina nta rivesi barakina urabona mu ntabwo byashoboka ubu bitangira none amafaranga agura inzoga nayabona amafaranga agura inzoga nayabona banza wabwiye kuri kwa mbere banza ko